20 nzanire irukanka ego kazu ubwo nanjye ndakiri marimishije ngo kigiye kureba umuntu no 20 reka nzu yanyihere kazu bayo nimburi na hafi yaho nari ubagiye kuza we bitesha ni sawa akagongo sha Edward Rwanda unayiguze mwa wayiguze se nayiguze nayihanuye gushoka abanyijyaho nabafatishije wayiguze nayiguze tugiye kuyimena amazi twebwe tuyimena amazi tuyitahe n'umugore wanjye umaze kubimubwira umugore wanjye nabimubwiye nta kibazo none se mwana wanjye ngo cyurakomeye ndakomeye cyane pe numvisha wari uguhamagara ngo niba ngari Edward yaje usi turi kumwe se hajya ni ngewe ega wa mwana mfite ubwenge buke bumwe na bumwe bujya bunyuraho bukagenda nyine kuko ubwenge bwanjye bumwe narabugurishije ubundi nabukopye kazungu ibintu bisigaye byaragenze wabukopye kazungu ubu se yazaguhama ngahera twavuganye ku 5 ariko ndabona atari kugira vuba ari hari n'uko nabonye kugura phone yewe 5 uko numva ari meze wampa 2 se nk'uho bwasigaye no igihe biragoye biragoye pe nweze ko nasigaje ubwenge nubwo ari bukeya ntago wapfa kujyamo ko natabujyamo ra hajya nga kagafone mvuye ku kago neza ko mayinite ngira umuntu nihamagarira kanyagutize naribi manuri nziza wangiriye neza nibutse byinshi manuri nziza ni kazungu se kazungu aho ngaho ngo niba ari ku gisimenti niba ari ku gisima ngo nyine nari mpuye n'umwana nyine mutera amayinite ariko ndabona nyine bya biboro twari twavuganye bisa nkaho bibonetse 15,000 telefone afite se kidakwiranye na 15 bize ngo harya umva se nari nibeshe nako ntago ariye anije amayinite 20 umva mwa yego boss hoshi hariya unzanire akagare nsize mpege turaje mu kanya nyine ugire uraje ufate nuzu ufate no umuziki wa Rwanda ubitse amabanga no guhitingura umwari bisaba